Njyewe rero abana namenye ko mbatwite ari batatu bidatwaye igihe kinini kuko naratwise ndarwara cyane. Iyo nsubije amaso inyuma mbona nararwaye nkimara gutwita haciyemo nk'icyumweru kuko nagize utuntu two gucika imbaraga cyane, nakoreraga mu ntara ngatangira kumva biri kungora kandi ubwo noneho sinanajyaga mu ntara cyane nka mbere, nyine nangira kugira utuntu tutameze neza ku buryo ku mezi abiri nari naramenye ko mfitemo abana batatu. ati umugabo ankubise abana batatu ntabwo kazongera kubonana, ati utarura gushyiramo nk'abarindwi izo mpungenge ntabwo ugeze uzigira. Umugabo wanjye si ubwo ni gute tutabonana ko niyo naba ndi muri serumu twabonana. Yego mwana. Okay, nta kihigo ibyo nibyo ahubwo izo mpungenge ntabwo ugeze uzigira wowe. Nazo. Utekereza ubwo ati none ntihaza bane. Njyewe ubundi niringira Imana mu bintu byose. Nasabye Imana ko niba ari tariki 11 wagiraga abashyitsi ukabona 13 14 uratangira ati ubu ntibarindwi ntibaje. ubu se noneho 10 abangahe. Njyewe bitanangira kubara mfite abana benshi ku isi, ubwo rero nabara abandi baba bagiye kuza. Ariko ubanye n'umuntu kubera ko ngo wamuteye inda ubwo sivuye ivuye nanjye nahita mva mu rugo bavana na monge. buriya aho kugira mubane kubera inda cyangwa kubera uwo mwana wavutse mwabana mukundana. Ndabasuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze mwe tubana umunsi ku wundi, mwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5 ndi kumwe na Ketchup. Izuba ryateretse mu modoka rwagati. Ketchup meze neza? Meze bien. Kazuba kumva neza? Sha ntabwo izuba, niba ari umuntu ukeneye izuba n'ikintu cyitwa ubushyuhe ni njyewe. Kubera iki se? Kubera grippe Yawe ndigura n'akantu k'akayaga nkamererwa nabi. Yala. Ingo yala. Umukobwa wanyu disi yarwaye mu musengere. Umeze ute se? Meze neza ndakomenda amahoro cyane. Imana ishimwe. Umwe mu bagabo bishimye i Kigali. Imana ishimwe. Kandi banakomeye. Ariko disi akabaraga kubanye gakeremo ndabibona. Mfite imbaraga nkeya. Zikumenagura gutya? Grippe zikumenagura gutya? Byatari. Uyu munsi nagiye muri siporo mu gitondo nkora iminota 40 kugira ngo numve ko wafunguka. Ko nafunguka byibura n'umubiri wanjye ntucike imbaraga cyane. Ariko ndashima Imana ko napfuye kugerageza. Inshallah. Inshallah yiki. Zuba bwase Imana ishimwe. Yego. Mukadi yashyushye. Ayifasha mwana. Ari ahantu nigeze kujya kwifatanya na bene data ku munsi w'irayidi. Barambwira ngo nakire abashyitsi bagiye kurya mbahe kaze. Wari MC? Oya nyine kwa kundi baderanja. Ararebye abona naje kuvumba pe ukuru naye nambaye. Nari nakubise n'ikanzu y'amavuta. Nakubisemo sandari nayamana ameze nk'abana b'amateke ariko ntabwo byo binene nabyitayeho. Urumva nateze ikiremba. Avuga ati uyu muntu yaje kuvumba tu. Atereka tuzana uyu muntu twakirira abashyitsi. Natoye salama. Ngaho arambwira ngo salama. Sawa salama we. Gusugutora salama. Umeste sara. Vuga ngo iki? Abantu mwihangane muraza kubona abantu bakata abandi bamanuka turi mu muhanda. Uyu ni umunsi w'ibyishimo mu muhanda. Ngayo nguko. Noneho umusatsi wawe byabaye ibindi. Uyu musatsi wanjye rero ndabasabye ntihagire umuntu uza kumbwira ngo nago bimbereye. Ndabizi neza nago bimbereye pe. Ababona bimbereye abari bo babimbwira ariko ngewe siko bitambereye. Urebera umuntu akubeshye. Wenda ushaka gusanga wareba neza kuruta ngewe. Ariko pe ariko nsigaye narize imico mibi yo kujya muri miruwari nkireba. Nahita mbona meze nka mambata. Kuko igisesemo gushyiramo ibyo bintu kandi hari ari gahunda yuko ugomba guhindura look n'umufana dusaba guhindura look. Nagombaga gusuka. Umunsi dukora ikiganiro cyo muri gym nari nashyizemo akabrowt kugira ngo umusatsi worohe. Kwa kuyishyiramo kubera ira tentire nari mfite imeze nk'iyi ngiyi. Nayo kandi n'ubundi yahereye hasi nuko umusatsi wari warakuze yarajemo n'umukara. Nkimara kuyishyiramo iragenda iranyogosha.
mana uru ruhande umusatsi urundi ntawo aha urahari hano muke ngo ari bufatike iyo bansuka ariko byari bimeze nabi kandi nabonaga uzaza usumbana ndavuga icyiza reka mareho noneho nereke nzabona uko nsuka ko nzanshyiramo n'izindi kwafe ibiki byose patoro waramukize nta kintu nakora umugabo wanjye atabizi ikintu gihari namubwiye ko ngomba kujya kogosha nyine musobanurira ukuntu ndi bwogoshe na tentire ndi bushyiremo arambwira naribi ariko ntabwo yiyumvisha ko ndi bumareho bingana gutya yarambonye arambwira ati none se be mbona ubaye umuhungu ndamubwira ihangane ni ukugira ngo uzaze uringaniye hose ubwo ni rwo rugendo turimo abana se bana bajya neza baranyuka ku munsi wa mbere naho afite tentire tariha yarandebye aranyitegereza abona usa nka mama we ajya mbwira tariha ni mama akajya anyitegereza yavuga ko buri kose uyu muntu arasa na mama wanjye akandeba manuka gake gake ndamwegera mwereka fone mwereka ibintu byose by'uko ari njyewe mwana abona kumvugisha yari yaninye umuganje ubusobanuro nk'amakana ceceka nanjye nigeze kogosha ubwanwa umuhungu wanjye aranyanga ayabona ntabwo ndi papa bibaho umwana nikanga uzi ko umwana ushobora kuba wavuye mu rugo ufite imisatsi y'imikara washyiramo tentire yakubona akarira cyangwa nyine akabanza kubona ntabwo ari mama we ariko biba ari byiza bikwereka ko uwo mwana nyine ni hazima yego ubwonko babukora babukora ya tentire ngo yatangiye imeze gutyo iza kumiramo umusatsi wa mukaruzira urumva iyo umusatsi uri kumera muruva mu mubiri haba havamo umusatsi nyine kandi umusatsi usa umukara ku bantu benshi kuba ni ku banyafurika ubwo uvanyemo gaposho utagira umusatsi urumva rero ko yari warakuze wabonaga ivanzemo n'umukara tentire yabuze ko rimeze nk'iyamaji amaji ngo tentire atangiranye muri twara yarangije uzi ko tentire ibaramo igihe uzi nanjye ubu ngubu kugira ngo ishiremo umusatsi ushobora gukura ukagera aha ikiri kuri ya misatsi yanyu ihera ahandi ubona ari umukara ko nta maji hejuru hariho tentire ahandi mbona ari umukara aho umukara afitemo rwose ukubisemo akarongo k'akanuza iyo telefone ni iyande iyo ni iyanjye yakubye ntabwo icyubahiro ukubisemo akarongo k'akaririji ko muri 2010 aka kantu rero mugakubitamo kugira ngo ndebe ko byapfa kuba byiza ariko n'ubundi bikanga itegura ukabona ari bayitegura ni ukubibwira ngo byirande bishaka uburyo biba byiza ni ukuri ibintu bikagorana cyane banabisabye ko byafunga umwuka bikaba byiza ngaho da yewe we nayo ni imodoka ni imo noneho ibintu yashyizemo ntabwo bibaho hari ahantu nabaga hano hirya amajengo hari umuviyo wajyaga aza agaparika ku muhanda afite ravafu nziza ntabwo nzi ngo ni iy'uwuhe mwaka ngo nyivuge abantu bayimenye ako ni ravafu nziza y'umukara umupapa kandi ubona udakuze cyane bikabije inyuma irimo amatafari buri wikendi sinzi ahantu yabaga yakuye amatafari mana uzi ko navaga muri siporo nkamucaho saa 3 saa 4 yabaga ahari ari gupakurura amatafari umva namubwira ni viye wahajya ushaka ingorofani koko nziza isa neza naho inyuma babaga bashyizemo ibintu by'ibikarito baza bagaterekamo amatafari ndavuga ni kweri right ine nuko ni nko gutwaramo Romeo gaposha nyine abayihoreye mu minsi ishize wagize gutya rwose abana bawe ubereka abanyarwanda nyuma y'igihe kinini cyane babaheruka ari impinja wakiriye gute reaction y'abanyarwanda narishimye mbonereho no kubashimira mwarakoze abana banjye abantu bambwiraga ko babakumbuye kubabona ukuntu basigaye bangana hari abantu babambazaga mu biganiro nyine kugira yumve wendo aho uko bamaze kungana n'ibiki mwarabibonye noneho abari babakumbuye mwarabinyeretse koko ko mwari babakumbuye ikiganiro cyararebwe ubu tuvugana kiri mu 100 birengaho nyine ndabashimira comment nziza nyinshi buriya biba ari byiza ko nyine biranezeza iyo umuntu akubwiye ngo nkumbuye ikintu yakibona koko ukabona ko yari agikumbuye birenze ibyo wowe watekerezaga nanjye nibyo nabonye ku bantu bari bakumbuye kubona abana banjye yego buriya kiriya kiganiro cyajemo kwifata cyane ku bana banjye kubera iki hari umukameramani baramurebaga
kandi umuntu batamenyereye baratinya ariko wamutinya ari inzobe z'ubunye n'inzobe bizagenda yewe bari ikiganiro bazongera kubabonamo nzakoresha uko nshoboye azaba ari njyewe nabo gusa aho ngaho ubundi mwirebere abantu nahuraga na buri muntu ngo yo babana barakuze ejo noneho nagiye mu ntara hano hafi ya Kigali ariko ndimo ndahaha umuntu umwe ari ku ruhande akajya avuga ngo none se ngo ko nabonye ngo kuri channel ngo hariho abana 3 bangana ngo ubundi ngo mwamumbarije ngo yabyaye impanga z'abana 3 ngo bangana badasa urumva noneho umwana amubwira ngo umva ngo nyine ngo nabe ngo yabyaye impanga z'abana 3 ngo reka ngo yaba byarasaka bangana kuriye kwaraka ngo nagari byo akajya bijyamo impaka kandi atanambaza ariko nukuri ndashimira abantu cyane pe barakoze reka twinjire muri operasiyo yuko wateguye kugira ngo ubashe guhuza bari abatumirwa 3 babashe kuza kuri Catch Up TV. Ubundi nimba hari ikiganiro kigoye ni cyabariye abana banjye kubera iki bisaba gukora utinze kuko abana banjye baryama saa 4 za nijoro bakabyuka saa 3 saa 4 nanone z'amanywa saa 3 ashobora kwicuramo akatongera agasinzira byibura saa 4 zirengaho iminota babyutse kandi aho iyo babyutse baba bafite inzara birumvikana bisaba boge vuba bafata ikintu cyo kurya iminota 30 babongeye bakaryama niko bameze bararyama bakaryama nk'indi minota 20 gutyo 30 ubundi bakaza kongera kuryama saa 3 urukumva rero bisaba kubafatirana niba babyutse bishoboka ubundi bataroga mwise mukoreramo ikiganiro niho sawa yego kiriya gihe rero twari twatinze ikiganiro tugikora bamaze koga harimo kuba bakeneye kuhita baryama n'ubundi ko bari bamaze no kurya nyine byanshyize kuri pressure yo kubafatirana vuba bataragera muri gahunda yo kujya kuryama kuko abana murabizi abantu babafite iyo umwana ageze mu masaha yo kuryama ararira kenshi yego buriya ni ukubafatirana ubahaye amazi ngo bajye kuhira Legend ubundi gahunda yari ukuhira pe ndarayanywa ariko mbega abana bakubagana yaranywa yarakorora abana bakubagana mbega abana bakubagana ese ujye ubasha kubatandukanya abana banjye ntabwo basa mbona basa wapi ntabwo basa mbere cyakora umukobwa ntaramunkambika amaherena wabaga wagira ngo ni umuhungu ariko ubu ntabwo basa nubabona amaso ku maso uzayibona ko badasa mukobwa ndamubonye ariko uyu mutipe arakubagana uyu mutipe arakubagana uhe w'inzobe cyane uyu nguyu numukwereka uyu nguyu waneruye udateruye hoya ahubwo uwo ntago kubagana cyane uwo neruye niwe ukubagana cyane bino bintu ari gukora bino ntago kubagana cyane hari undi ukubagana kurusha uyu uwo neruye nuko yari yagiye mu mazi cyane ariko ubundi ni ukubagana cyane bibaho warakubagana arasakuza mu nzu aba yirukanka buri mwanya ariruka nguwo akabaraguye ninde ubyuka mbere muri bo n'umukobwa umuyobozi ninde muri bo ubuyoboye ni Mikael uwo nari neruye wandi ukubagana agira amahane arego cyane oya agira amahane adakabije cyane nka yuwo ngo warumbwiye ngo ari gukubagana uwo yitwa Taliha nago Taliha agira amahane acecetse iyo bwo umwendereje yajya kukubita akakubura ari n'igihe yiruma Yesu we efite nyamwinshi cyane agira umujinya byataye ubundi umukobwa nyine we ako kananutse iyo kamwiyenjeje aragakurura iyo mutari hafi aragasunika kakagwa nyine tishi baramubonerana niwe muto nyine umumagara Tana niwe nyir'urugo ni umuyobozi umuyobozi ni Mikael iyo barimo barakubagana aba yabayoboye ariko mu bintu byo kuba ubundi umukobwa mbere yagiraga amahani akarira cyane iki ariko ubu byarashize bose nta n'umwe ugipfa kurira bya hato na hato kurira impanga ngo zigiye ibintu zihuriraho ugiye kumbwira ibintu bigeze nko muri 3 bano bahuriyeho akenshi na kenshi bakunda guhuza ngo kurira njye abana banjye baririra icyarimwe bafite ikintu bari gupfa
bari kurwana. Nk'ubu urugero ushobora kuba ufite ino mikoro umwe akayifata abandi nabo bakayimwambura, aho ngaho ushobora kubumva bose barize. Cyangwa se ukubise umwe abandi bari kureba bararira. Ariko nta bindi byo kuvuga ngo umwe arakangutse ngo ararize ngo n'abandi bararize. Sinzi kiroso wahe anayisi nijoro we nuwahe uwo nguwo? nawe Gikondo. Komera. Yego, asante. baragufanaga bariya izi nkakiro simuzi nzajya nambara agapfukamunwa. Hari umuhungu Rendera z'umuntu wamumenye ajya ava mu rugo yambaye agapfukamunwa ngo abantu batamumenya. Rahira iyo bamumenye se bamutwara iki? Inde iyo bamumenye se bamutwara iki? Ntabwo mbizi. Ari umuntu nzi nanjye ahora yambaye agapfukamunwa ahantu hose, niba ari uko akunda kugenda cyane. Ndetse kuki ukunda kwambara agapfukamunwa kandi mu gihe cya covid barakujyanaga muri stade mu bantu batakambaye? Ngo ntabwo mbashaka abantu bamenya ndetse bakumenye bagutwariye abafite amadeni. Okay byashoboka. Twari turi ku byo bahuriyeho ratabana. Abana banjye ni ibyo pe ku kijyanye no kurira ari gutyo bimeze. Ikindi kuryama baryamira rimwe, bibafatira rimwe amasaha yabo namwe. Ubundi abana ku masaha nimwe yabamenyereza. Nka mbere baryamaga batinze, baryamaga nka saa 6 z'ijoro, nza kubihindura bashyira saa 4. Biba bigoye ku munsi wa mbere ariko bigeraho bigakunda. Ni ibyo ngibyo. Mbona komantere nyinshi z'abantu batanze kuri ikiganiro, komantere ziri 639. Ntabwo ndibuze isome zose, ndacamo muri dukiya nibazo bakubazaga tugende tubisubiza gake gake. Hari uwanditse komantere agira ati turashaka uduce dukurikira twasirimuka. Ni ukudusanga kuri YouTube channel yanjye yindi ya kabiri nababwiye yitwa Ketchup Films. Gusa kugeza uyu munsi ntiturajyaho ariko niho tugomba kujya. Hariho n'utundi dushoti twiza cyane rwose mwaba muri kureba. Yego. Undi ati data twese uri mu ijuru utanga urubyaro kuba gitegereje mu izina rya Yesu, amen. Shano ukuri Imana ibaho urubyaro abo bantu. Undi ati abajo twins mukunda Ketchup mume twatuntu. Yengeye kwibaza ugiye kudufasha abajo twins we muraziranye cyane. Itsinda ry'abajo twins ritanga komantere no kuri no kubiganiro bya football. Bavuga ngo abajo twins muri hehe? Ni gate kiro rigamije iki? Buriya ni nk'umuntu ukunda abajo twins ubireba byose. Noneho akaba yumva atavayo naho hantu batamenye ko abajo twins bahari. Njye niko mbitekereza. Kuko hari igihe uba ukunda abantu cyangwa ureba abantu ibintu bakora ko ari byiza ukumva n'abandi wabibasangiza. Rero ugasanga ntabwo uri bujye kubwira umuntu umwe ku giti cye ngo uzabivemo, ahubwo ukabishyira muri comment. Kuko hari ubonamo iyo comment aho ejo yayibona hariya bigatuma ajya kureba abo bantu. Yego. Akamugarira abanyahina ko materi nabonye bambwira ko bakumbuye abajo twins kuri Ketchup TV show. Shano ukuri usibye no kuri Ketchup TV show nanjye abajo twins ndabakumbuye. Ko hashize igihe simbaheruka. Ariko tugomba kubonana inshallah. Yego. Mbona nabandi ati uzatubwire amakuru ya Stella ibyo bimeze bite? Stella simuheruka kuri YouTube. Ariko uko biri kose ameze neza. Baragikora kuko nibiganiro kuri chaîne ye urumva ko abakunzi banyu baba bahangayikiye cyane. Nukuri ni byiza. Yego. Undarandika agira ati ariko nanjye mwanyaturiraho kubyara abana 3 abahungu 2 n'umukobwa umwe koko. Imana ibaguhe kandi reka mbabwire ikintu dusaba Imana irakiduha. Twasaba twikinira turi gusaba ibyiza cyangwa ibibi Imana irabiduha. Niyo mpamvu hari nk'abantu basaba ngo shango nubwo ngo Imana ngo yama ngo no Imana ibabarira, ariko hari abantu njye mbumva nakuva baravuze ngo
ngo nubwo yajyamo ikavamo sibyo wenda ategereje igihe kinini yararambiwe ugasanga igiye mu isi ivamo ukagira ngo ni ukubera ko wirukanse nuko kwagize iki nyamara ntabwo wibuka ko mu busabe bwawe ari byo wasabye rero umuntu uwo ngo wavuze ngo tumwaturireho ni ukuri Imana ibaguhe kuba wababyara batatu ukabarera neza mwese muri bazima. Yego. Hari experience ugiye kudusangiza kuba mu buryo busanzwe iyo umuntu atwita hanini atarajya muri ecography aba yumva twita umwana umwe kuba warisanzu utwita abana batatu n'umwe bigora umwana ararushya cyane yaba kumurera mu buryo bwo kumwitaho no mu buryo bwa mikoro umwana aragora ugasanga abana ni batatu ni urugamba wabashije kurwana gute mu ntangiro kugeza ubu ngubu iyo umuntu akubona ku maso abona ukeye kandi bitoroshye. Njyewe rero abana namenye ko mbatwita ari batatu bidatwaye igihe kinini kuko naratwise ndarwara cyane ngira ngo natangiye kurwara nkitwita nubwo ntigize wenda ntabwo nabashije kubyitaho cyane ariko iyo nsubije amaso inyuma mbona nararwaye nkimara gutwita haciyemo nk'icyumweru kuko nagize utuntu two gucika imbaraga cyane nakoreraga mu ntara ngatangira kumva biri kungora kandi ubwo noneho sinanajyaga mu ntara cyane nka mbere nyine nangira kugira utuntu tutameze neza ku buryo ku mezi abiri nari naramenye ko mfitemo abana batatu kandi nari ndwaye cyane ariko nararwaye kugeza ku mezi 4 biza gushira byongera bigaruka kuri 6 kuri 7 n'ubundi urebye ntabwo niyizi igihe kinini nwita abana banjye ntafitemo akabazo ko kurwara ariko byinda apana kurwara kundi. Ikindi rero nyuma yo kubabyara no gukura Imana ifite ukuntu ibikora ushobora kutabona amafaranga yo gusevinga ngo wumve ngo kuri konti yawe ufiteho miliyoni hejuru y'10 ariko ibyo kubagaburira ntubibure akenshi urugo rurimo abana cyaba rurimo umwana ntabwo abantu babura ukuntu babaho ushobora kubibona byakuvunnye kandi n'ubundi nta n'ikintu ku isi tubona kitatuvuniye ariko byanga byakunda murakibona kenshi niyo muburaye ntabwo mubwirirwa rero abana batatu icyarimwe ibintu byose bakeneye biba ari icyarimwe ubu usanga abana bakoresha ibintu byinshi cyane kuko ngewe nk'abana banjye ku munsi umwana umwe yambara pampa 5 ubwo se 15 ku munsi kandi ibirimo 80 arya n'eshanu kandi pampa ubu ngiye nkoresha amoko 2 abahungu bambara ubwoko bumwe habamo pampa 84 umukobwa izo yambara habamo 54 urumva kandi ku munsi mu minsi 10 ishashi bishize y'umukobwa cyane igura 19,000 iy'umukobwa iy'abahungu igura 16,000 urukumva ayo mafaranga n'ibindi byinshi ariko ntago nakubwira ko hari uwayibuze nta Imana izanabindinde kandi amina ko bitigeze binaba rero ntago Imana ifite ukuntu ibigenza mu buryo bwose bushoboka abana iyo bafite n'ucika intege ukabakunda ukabarwanaho nawe ukagerageza uko ushoboye Imana rero ituba hafi cyane. Niki wishimiye nyuma yo kubabyara ukimenya ko ubundi utwite batatu wabyakire gutekeca cyane ari mfite ubwoba utandukanye ariko wenda hano hari umuntu utabizi yego nari mfite ubwoba nyimara kumenya ko mbatwite ko numvaga nyimara kumenya ko mbatwite nahise ntekereza ibintu byinshi ni nakomeza ndatekereza cyane nahise ntekereza umunsi bagiye ku ishuri kandi ari wumva nyine nyibatwite ntarana babyara tekereje niba bajya ku ishuri nekereza ibintu byinshi cyane bibanza kunera ubwoba nyuma none nanjye gutekereza ko nshaka kubabyara nitubeho twese cyangwa ugasanga hari uvuyemo ibintu byinshi cyane ariko mu wundi mwanya narishimye yavuze ngewe neri ntwita abana batatu Imana yangira icyizere ko abo bantu nabatwita bagakurira muri ngewe ayo mezi yose kandi nkabageza ku isi nkanabarera bituma rero ngira courage ntago byantwaye igihe kinini kugira ngo nisubize ku gihe. Nabonye abantu batebya ku ruhande ati umugabo ankubise abana batatu ntago kazongera kubonana ati utarura gushyiramo nk'abarindwi izo mpungenge ntago ugeze uzigira
umugabo wanjye si ubwo ni gute tutabona nako niyo naba ndi muri serumu twabonana yego mwana okay nta kihigo ibyo ni byo ahubwo umungera gugeze uzigira wowe nazo utekereza uvuga ati none ntihaza bane njyewe ubundi niringira Imana mu bintu byose nasabye Imana ko nyishimira ko yamaye abo bana kandi nkasabira abatarababona ko ari bo yabahereza eze neza naragarutse urumva abanza agafunga n'akagare gutya gake gake urumva ngo bararakaye njyewe nsabye Imana nubwo dukoresha onapo tukagira ibiki tujyamo ariko n'ubundi hari abazitwitiraho yego Yesu aba Imana abana bamaye barahagije ya Rabbi amafaranga n'ubuzima ariko tuzabiganiraho ubutaha abo ubona ni akabatwisi bamera abandi babyeyi bategereje rwose pe ariko izo mpungenge zo iyo umaze niba ari tariki 11 wagiraga abashyitsi ukabona 13 14 uratangira ati ubu ni barindwi ntibaje ubu se no 10 bangahe njyewe bitanangira kubara ufite abana benshi ku isi ubwo rero nabara abandi baba bagiye kuza ntanumva babaye benshi cyane ukumva ibintu biragoye cyane alright kuderutse kwereka dusukuze Kami biri mu nzira Kami arahuze n'amasomo nubwo abana bari mu biruhuko ariko ariga ikindi no kumuha umwanya ngo aruhuke abari kumwe n'abavandimwe be byose ariko nawe biri mu nzira yego icyo ni showadira hari abagabo batsindwa cyane niko ndibubite ku buryo ibibazo biza mu bisanzwe agakoramo akarenge hari abatekereje ko hari ukuntu bose batigeze yakira mu buryo bworoshye kubyara abo bana uzisereka nkubwire hari ibintu biza ibyo ngibyo bitari ibibazo bitari ibibazo kuko umugabo wanjye ni ikinege nubwo yagira abana 100 wenda yanjye ndakabije nibyo kuganira ariko nubwo yagira abana bagera mu 10 sibyo nta kintu byaba bitwaye kuko urumva umwe yamubera murumuna we undi mushiki we gutyo undi kuva ari ikinege ni ijambo rimwe risobanura ibyo byose ikindi abagore tugira igitsina gore kabari kumvuga tugira amakosa amwe namwe dukunda gukora tugendeye ku biganiro bya bagenzi bacu nk'ubu tukaba turi inshuti ngiye mfite umugabo wowe ufite umuntu wowe ufite umuntu urukumva wowe ufite umuntu mukundana urugero ukaza kungisha inama hari ikintu numvishije ngo umugabo ajya kugushaka ngo wabigizemo uruhare wowe umugore yego ibyo bintu njya mbyumva cyane mu bakobwa uruhare njye ntekereza umukobwa agira mu kugira bamushake ngira ngo ni urwo kwishyira ku murongo sibyo yego no kugira ngo ugire aho uhagarara nibyo ni urwo ruhare n'umuhungu akagira urwe ariko nanone ntabwo uruhare rwo kujya kwiteza inda ku mbaraga ari rwo ukwiriye kugira kubera iki njyewe mba mfite urugo nkatangira buriya aramutse amenye ko utwite yahita agushaka sibyo ibyo bintu ukabura bikoze ariko ukiteza inda nanone abagabo ntabwo bakorera kuri iyo pressure abatipe benshi batera inda hano hanze agafasha umwana mu gihe afite ubwo bushobozi ariko ntashake mama we kandi nyuma y'imyaka 2 agashaka undi mugore utari mama w'abana icyo kintu ni iki cyagakwiriye kutwereka twebwe ab'igitsina gore yuko tukwiriye gukora ibyo tugomba gukora ariko tukanasaba Imana akaba ari idufasha muri ibyo bintu apana kumva ko njye niba turi inshuti ndakoheje njyewe uri kukoshya mfite urugo rwanjye ndurimo niba ndukubitwamo iki niba bigenda gute ntabyo uzi ariko ndeke no kuba nakoshya mbega niba uri mu buzima bwawe
gira ukuntu uganira n'umuntu w'inshuti yawe ariko nanone nawe umuntu wo kugufatira imyanzuro 100%, cyangwa ibintu akubwiye ngo ube wabigenderaho 100%, kubera ko akenshi iyo hajemo ibindi bibazo usanga uri wenyine, igitsina gore ugasanga uri wenyine, ugasanga niba hari nk'abakobwa ugasanga afashe ideni we n'umuhungu, niba ari abana nta n'ikintu cyazanje, afashe ideni ngo bashinze butike baracuruje, umuhungu akayeza akinywera, niba afite n'abakobwa b'inshuti ze akabagurira bakigendera, urukumva ejo n'ejo bundi akagenda akagusiga muri rya deni, ugasigara washyuhije simukadi wenyine ari aho ngaho yigaramiye. Rero abakobwa ngiye bongirira impuhwe cyane igitsina gore kuruta kuzigirira igitsina gabo, nimba ni nabo baruha cyane. Nimba uri mu kintu uri kumwe n'umuntu sa nk'ubigendamo buhoro, kuko abagabo, hari abagabo benshi bakwepa ibintu bimwe na bimwe kubera iki bije atabiteganyaga. We hari ibyo yakoraga, kandi abagabo akenshi ntago bavuga nk'uko twebwe abagore tuvuga gutya bivuye mu kanwa, bavugisha ibikorwa. Iyo ukundanye n'umuhungu yaguhaza ntabwo akubwira ati reka duhagarike bino bintu, hoya atangira kukwitaba rimwe ku munsi, wamuhamagara nari ndyamye, ntabwo nari nayibonye, ibyo ngibyo aba ari kukwereka ko utakiri muri gahunda ze. Ariko igitsina gore twebwe umva njya nkubwiza ukuri, maze guhaga ibintu wirirwa unyereka mbabara, ndakwiyamye mbabara pe birangire, kubera umujinya ukaba uravuze mu kanya ukaza kwigarura. Ariko umugabo cyangwa igitsina gabo ntago kivuga, we agira ibikorwa akoresha. Rero sinajyaho ngo mvuge ngo abiterwa n'iki ngo baba bameze gutya, ushobora gusanga bitewe n'uwo muntu bari kumwe, cyangwa se ari kwa kundi wateye aho ugatinya inshingano. Yego, hari akantu usimbutse ati umugabo aragira gutya akagutera inda batazagushaka akakoza gufashiriza gukurana akishakira undi mugore. Ibyo numva bikwiye? Uburenganzira bw'umukobwa wateye inda no ku burenganzira bw'abo bana cyangwa se bw'umwana. Ubundi reka nkubwire ku burenganzira, harya ubwo sibagendera ku mategeko nk'ibyo ntago mba mbizi, ntago ibintu buriya n'igihe ujya kuvuga umuntu wari gusoma ngo ingingo ngo bavuzeho ngo itegeko iri n'iri kumva arabizi. Yewe ntabyo pe, ntabyo. Amategeko uzi n'ay'Imana gusa. Amategeko nzi n'ay'Imana n'ayo mu muhanda. N'amategeko yo mu muhanda narayasomye. Nayasomye iminsi 2. Sure. Witubona provisoire? Yego pe. Ku manota ngahe? Nabonye 15. 15 kecha payirera mara. Wallahi billahi. 15 provisoire nayikoreye rimwe na perime nyikorera rimwe. Wow. Congratulations. Erega ngiramo ubwenge. Ngiramo ubwenge. Mo gake. Yabyitayeho. Rero ubundi bishoboka ubuse nabivuganira, nago ibyo amategeko nyine nago mbizi, ntajya kuvuga ibintu ngasanga ndicanze. Ikiganiro gikaze interview nabo. Ariko ngo ntibikwiye nyine. Ikiri nkongera nkibaza nti ko ari umusore atera umukobwa inda batakundanaga, urwo rugo rushingiye kuri uwo mwana gusa rwazabaho rugakomera? Reka nkubwire Romeo, kugira abantu babane urukundo buriya ni ingenzi, sibyo? Ni ukuri urukundo ni ingenzi. Iyo ukunda umuntu umugirira impuhwe, sibyo? Iyo ukunda umuntu ushaka kumubona yicaye ahantu ku muhanda, ni ukuri kw'Imana nubwo waba uri mu biki ntabwo ushaka kuharenga utamubajije impamvu. Kwicara ku muhanda bibaho, sibyo? Njyewe nahicara nkahagarara ku muhanda ngakora gahunda zanjye, ariko hari igihe uhabona umuntu yicaye ukabona ari muri byinshi. Iyo ukunda umuntu uramuhangayikira, ariko ubanye n'umuntu kubera ko ngo wamuteye inda, ubwo sivuye ivuye nanjye nahita mva mu rugo. Bavana na monge buriya aho kugira mubane kubera inda cyangwa kubera uwo mwana wavutse, mwabana mukundana. Urukundo ni nk'ururabo. Yego, itarwuhiye ruruma, ariko iyo urwuhiye kandi ikindi ukareka kumva ko hari umuntu bireba, mwese birabareba peti.
ibyo birumvikana cyane. Uvuga iki ku bakobwa? Ubwo ni ingero ebyiri, ku bakobwa bakuramo inda abo ni bamwe yayisamye, no ku bagore babyara abana akagera ku isi akamujugunya ahantu agomba gupfa. Tugiye twakira inkuru nyinshi ati ahantu aho umugore ataye umwana muri wese cyangwa akamuniga ngo akagira gute. Njyewe rero nyakunirwa ugize gutyo, njye hari ikintu mba ntumva. Abo bantu babiri bararutana, imitima yabo irarutana. Hari uyitwita akayikuramo kubera iki? Ari kubona ubuzima nawe bugiye kurangira, ariko nyine hari ibintu byinshi aba yatekereje bikamusaza, sibyo, agakora iki kintu kitari gikwiriye. Ariko noneho utwita uwo mwana wemeza akagera akamubyara akamureba mu maso akavuga ati we ngiye kukwica, uwo nguwo n'umuntu mukuru amubonye urame kuba uwo sinarabona n'ikintu umubwira, uwo nta roho aba afite. Umuntu rero ujya kwica amaraso ye, njyewe Neri nta kintu nakubwira ngo nyumve. Aba ari inyamaswa ariko tu, kandi nayo y'inkazi. Aba ari inyamaswa y'inkazi? Yego. Ntabwo ari inyamaswa zose ziba mbi. Yego. Alright. Ubwo ni kuri izo mpande ni cyane. Yego. Ubu ubona bikwiye yuko umuntu yanga umuntu umurusha ubushobozi? Oya. Cyazira kwanga umukire. Oya, ikintu kosa rikomeye cyane. Rese ngiyo wicaye ukumva umuntu ari gutuka umuntu umurusha ubushobozi, sibyo? Yego. Havuga ko ari ikigoryi, amuvugaho ibintu byinshi bitari byiza. Nk'uwo muntu ubonye ubushobozi bwo kuba wakicara ukaganira nawe, wamubwira iki? Ibindi bibazo biteye ubwoba ku ruhande utamenya ibyo ari byo. Urumva bikomeye? Urumva wabikwepa? Ngo yihangane isimbukire. Ni ibintu bigoye cyane ku nshingano no kuba n'ibindi bigiye bitandukanye. Tuzabifatira umwanya wabyo wihariye. Reka nsubire muri commentaire nka zingahe ubundi tugane ku musozo. Undi yanditse agira ati akoshe mana mbega abana dishe ni beja barashimishije cyane, Imana ikomeje kubarinda. Ketchup turagukunda cyane. Nagutumye gutyo niko byanditse. Uko bisoma ariko byanditse. Naye ndabakunda cyane. Undi ati akosha pucuri umva keca mbabarira umfashe dusengere ababyeyi bagitegereje urubyaro nabo ala abagirira impuhwe babone abana. Mbega ukuntu aba babebe bashimishije, Imana ishimwe n'ukuri. Undi ati Imana ikomeze ibakuze disi baranejeje Ketchup uri umunyamugisha kuba ubafite kabisa. N'ukuri. Undi ati cyakoza uri intwari sheri Rising. Asante. Rising triplet cyangwa niwe ntwari? Dome niwe ntwari? Ni wowe ntwari? Cyangwa iyo message ntago yari yaje? Ni wowe. Cyakora uri intwari sheri. Oya ntago ari ngiri kubikubwira. Mbona sumwamba barira. Oya ndavuze iyo message ntago nayizo niyo muri telefone yawe uri gusoma. Nyisomera nde? Uyisomera abantu ukaba wicanze. Umva ye. Dore ngiye mbabarira, dore ngibyo. Icyakora uri intwari sheri. Rising. Nyisomye vuba. Nyinago yari itararangira. Ngo Rising triplet is not a joke. May God keep providing for you a baby girl. And bless you in everything. Undi arongera agira ati nukuri Imana ishimwe gusa ufite amahirwe menshi mama Kami gutwita amezi 9 abandi bakabyara umwana umwe wowe ikaba batatu n'umugisha utangwa n'Uwiteka. Undi ati cyakoza aba batumirwa nakasa mutwe uzabagarure ndabakunda nubwo utajya unyitaba gusa wazampaye akazi ko mfite impano yo gukina filime. Sha rero reka mbabwire sibyo kwitaba narabibabwiye ko bigoye, message nizo sawa kandi ndi mu nzira zo kubinoza mwarabibonye, nsigaye nkoresha cyane abantu bashyashya kandi ni hano mba nabakuye. Rero message ngenda nzisubiza ku murongo umunsi umwe buzakibona ari we mbwiye. Undi ati akoshe mana yanze mana n'umwanzi wanjye sinamwifuriza kutabyara n'ukuri birashimishije bambe Imana ibakuze. Ese ubu umenya ubatandukanya gute
ko njye mbitiranya. nawe nabivuze ko badasa. Mama w'umwana ntabwo yamuyoberwa. Mama w'umwana usibye ko bari danje. Niyo yaba ari uri kurira birashobora ko wamusensinga kavuga ati arimo hararira. Njye niyo mu rugo bitameze neza nahari ndabimenya. Kandi si ku mwana wanjye gusa. Umuntu wese wa hafi wawe. Yego wa hafi yawe. Undi umwana araryoha atanga ibyishimo birenze, noneho batatu bo wihorera mu munezero. Imana ikomeze ibagukurize Ketchup dukunda. Amina, nanjye ndabakunda. Undi aba batumirwa ko mbona ari moto bashaka gushimuta cano, ariko nari mfite ubwoba ko banyerera ku makaro, gusa mana hehe n'irungu kweri, nukujya mwirirwa muri konseri gusa. Cyakora reka mubwize ukuri nago ku makaro iyo uramunera guye kandi yagiye gukuranga. Ko n'umuntu mukuru aguye kuntu biba biteye isoni, birasetsa ariko binababaje bose. Ntabwo nari gutuma bajya ku makaro ngo bagire batinde uko ho bari kugwa, kandi ikindi mwarabibonye nabo bazi ko nyine iyo hari amazi haba hatose barakambakamba, kandi hahise akambakamba. Ikindi bari abana banjye muri kumwe nta rungu byo wapi pe, baba biruka. Ikindi ntiwanakwicara hamwe ngo bikunde. ntiwanakwicara hamwe ngo bikunde muri rusange. Wapi bafite umwaka n'igice. Ikibazo yarabajije hanze nyibarize muri mikrofone se. Yego yarabajije ngo baronka. Nago bonka nabuze amashereka. Baronse bayamaramo, no kubera ko nari ndwaye no kwirirwa ngenda ngaruka ibiki byose, hari ukuntu ugira pressure amashereka akagenda. Kugeza rero ku mezi 4 asaga 5 amashereka narayabuze. Yego ariko umuhondo wa mbere rwose barawenjoyinze wari mwinshi. Alright, so ngaho nguke Ketchup nkurekure ukomeze gahunda zigiye zitandukanye zirimo zo kugabanya ibiro. Nukuri biri kugenda biza kandi cyane biri ko biraza. Umuntu nta nusagira sureba oya ahubwo ikiro cyavuyeho ubu ngubu nuko mba nanga kubivuga hatarashira icyumweru. Wipima buri cyumweru. Ubundi ngewe bitewe na ya regime nakubwiye nipima buri munsi. None rero hari ikiro cyavuyeho bijya muri 79. Ariko iyo hashize icyumweru mbona 79 nibwo nkonfirma ko ari byo mfite. Ubu ngubu kwa gatatu nzakonfirma ko mfite 79. Yego. Alright, ngaho Ketchup ngushimire cyane. Urakoze cyane. Iki kiganiro kuri Ketchup TV show ugira ibihe byiza. Murakoze nawe.